reka twinjire mu ikipe ya Rayon Sport tubanze turebe iyi kipe ya Rayon Sport nakwambia ni ikipe izanye ikintu bita ikiriro, ni ikipe izanye ikintu bita ikintu cy'ubuti cy'ikiriro kivumbutse ahantu tuhamenya. Ikipe rero kwa kweri ndakubwira ibintu byakomeye. Iyi ni ikipe nk'ibisanzwe nyuma yaho abasaza baziye, nyuma yaho aba bataramu bari barahejwe, ariko nyuma bakagaruka bakihangana bakabaho ngaho. Hari byinshi ngiye kuko ibintu bano bataramu bari barakorewe muri make kuri ngewe narinzi ko batazirirwa cyangwa se bazinutswe ikipe ya Rayon Sport kugira ngo bazagaruke byagorana, ariko aho utinyira bano bantu baba bari hafi ikipe ya Rayon Sport. Ikigaragaza rero ko bayikunda, ni ikigaragaza urukundo rukomeye. Ntago begeze bajya kure, baraho hafi. Itegeko rero rikuweho baragaruka, ndetse benshi baratowe murabizi. Aba bagabo rero n'ubundi twagiye duhangana igihe cyose murabyibuka. Iyi Rayon Sport ikiborwa na Gacinya, navuga ni yegeze kuza dukoramo. Uwo niwo munsi nababaye igihe yatwaraga Yannick Mukunzi agatwara Rwatubyaye, ndetse na nyuma baza kototera witwa Rutanga nawe baramujyana. No kuvuga ngo aba bagabo bari bateye ubwoba icyo gihe. Uwo munsi numva ngo Yannick ngo yavuye ngo yageze muri Rayon, uwo munsi nagize agahinda gakomeye kumva uburyo umwana nk'uyu wararerewe mu ikipe amprise akagira gutya akagenda atari ku ikipe bishaka. Byasi tukumva ngo bamurashye bamujyanye kubera iki? Kubera amasezerano bafuatiriyaga hafi, bakamenya ati abantu barongeje cyangwa ntibongeje, bakabaza muri za federation na he hose ko haba harimo abareyo. Barabarabuye rero barababwira bati uyu Gacinya yari mubaya sana, ndetse n'abagabo bose bari bahura byibuka bamuvunyira abandi bose barapererezaga bakamenya, bakavuga ati bihagaze gute, kuko amasezerano y'umuntu bita Rwatubyaye na Yannick bayagenze runono kuva ashyizweho akadomo bahita babimenya. Ni naho baje kubagura. Byari rero byoroshye kuko itegeko ryari clear, amasezerano yarangiye, bagomba kubagura, asigaye bagatanga icyitwa indezo mu ikipe y'PR bigahita birangira. Urumva rero aba bataramu ntago bajya bicara ubusa, baba bazabaza bagira gutya bareba ahantu hose, bakubita imitwe bapfunda habareba kuko n'abantu hatari. Iyo ari umukinnyi w'umunyarwanda nabo baba bamushaka ari mwiza. Aba rero nakwambia ni hatari. So ibyo ndabivugira iki? Ndabivugira ni nyuma yaho ndababwira amakipe aragowe. Ama ekipe aragatoye. Niba wakipewe, niba uri Kiyovu, niba uri AS do Kigali, niba uri Polisi, niba uri iki, amakipe mukaba muzarira, mukaba mutarongera abakinnyi banyu amasezerano. Ndetse waba ufite umukinnyi w'umuhanga ukajya kubona ukabona amasezerano ye arasa naho agenda asigaza nk'umwaka, ukibeshya ugakomeza ukavuga utireka mwihorere, umwaka urarangira Rayon Sport imuguru. Ndabikubwiye, mugomba kubafatirana mukagenda mubongerera. Niba ari umwaka mubona usigaye mukamujyana ku ruhande mukamusinyisha undi. Iyi Rayon Sport yaje ari umwanda, yari Karungu nakwambia. Bigeze kuri inde rero, navuga ntibigeze kuri Kenisi. Ni nyuma yaho amakuru mfite kugira ngo uyu bita Maripangu Rayon Sport ize kumugura cyangwa Rayon Sport imutinyuke niki. Mbere wenda yo kujya aho ngaho, reka mbanze mbahe breaking news. Ntago bikiri kuvuga ngo biravugwa yuko Reyishaka Maripangu, ntago bikiri bya bindi ngo ariko ngo biravugwa gutya. Never. Breaking news, ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho yamaze gusinyisha uwo bita Maripangu tayari. Ubu tuvugana n'umukinnyi wa Rayon Sport bidasubirwaho, aka Gasenyi, yamaze kumwibikaho 5 kwa 5. Ibi ni ibintu noneho bitarimo bya bindi byo kuvuga ngo ariko ngo urabona ngo rere kada. Ngewe nganira n'umutaramu, singiye kumuvuga n'umunyamategeko, ngewe yanyibwiriye ko biriya bisigaye Kenisi arimo kuvuga biriya nta kigenda rwose, ko byamaze kurangira. Biriya byo kuvugana ngo mwaravuganye ngo bimeze gutya, ibyo rwose buriya abana b'abahungu babagukubitiye hareba inzega, biriya byarangiye. Ngira ngo muranabyibuka, hari umukinnyi w'umudefense ngira ngo ukina ku ruhande, kina ushobora kuba kina kuri kabiri, Mukura bari bamaze kumvikana n'ikipe ya PL ariko itarabasinyira, ariko ngo bari bafite ngo message ngo bacase ngo niki ngo nitwa Katibito niki, ariko nta sinya yari yakajyaho. Icyo gihe muribuka ko umukinnyi yavuye muri Mukura garuka muri APR rwose. Ngeka ko rero bisa naho byarangiye. Rayon Sport bafite abanyamategeko hatari bakaze, niko kuvuga ati mumugure mujye mu mutwari. So ubwo breaking news ntago bikiri ibanga,
Rayon Sport tayari yamaze gusinyisha uwo bita Maripangu. Ubu ni umukinnyi wa Rayon Sport AK Gasenyi, 5-5 bidasubirwaho, bitari ukuvuga ngo ariko baramushaka, bitari ukuvuga ngo ariko ngo twicare ngo tuganire ngo turebe iki, byose byamaze kugira gutya. Bashyizeho vi tayari, umutaramu ameweka saini, amesaini mkataba tayari wa miaka 2 katika timu ya Rayon Sport, timu ya wananchi. Ubwo rero nukuvuga ngo muti byagenze gute ibi bintu. Navuga inti rero buriya no kuba umumanager nabyo bisaba ubumuntu, bisaba ubumuntu, bisaba simbizi ariko bisaba kuba ubunyangamugayo, ukaburi inyangamugayo, ukabugize gute. Kuko ibi bintu ninde wabigiyemo? Numutaramu bita Alex Karenzi, muramuzi uriya mutaramu ukora muri MTN, akaba ari nawe manager w'abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Nkeka ko yamenyanye na Maripangu mu bihe byashize. Uribuka harimo mushakira, niwe muri wamujyanye mu Barabu, amujyana he, ariko urumva bamenyanye nyuma. Kuko uyu Maripangu yari umukinnyi wibonewe n'uwo bita Kenisi niwe rero mubonye, murabyibuka ikipe ya Central Africa yari yaje gukina match ya gishuti n'Amavubi. Uyu Maripangu aca ibintu aramubona, ariko Kenisi we birumvikana ijisho rye ryaramurebye, aramubenguka, aravuga ati uyambere umukinnyi, ndetse baranamugura. Icyo gihe Maripangu nta wundi muntu bari baziranye, yaraziranye na Kenisi arameze nka Seraf, yameze nka mukuru we, byose niwe bimukoreraga hano, amusinyisha amasezerano, byose birarangira. So umuntu bita Karenzi yajemo nyuma, aza no kumumanaginga nyuma, niwe wamujyanye. Uribuka ubwo yaraje yegera Kenisi, aramubwira ati ndashaka kujyana umukinnyi hanze mu Barabu, namuboneye deal, nibigenda gutya muzabona ya, nanjye nzabona ya, nyine yari deal. Kenisi aramubwira ati okay mujyane. Ageze iyo biranga, aragaruka. Ariko ubwo bucuti bwakomeje kuba hafi ya Maripangu na Karenzi. Ariko urumva Karenzi nka manager we yarazi ahanini ibigendanye na contract ya Maripangu, azi igihe asigaje, buri kintu cyose yarakifite mu ntoki. So Karenzi rero nyuma y'ibyo byose, njya hano nenga Karenzi yari wenda kubwira Kenisi, akamubwira ati ariko bihagaze gutya na gutya, uyu mukinnyi twe turashaka wenda kumukoresha gutya na gutya. Kenisi none hakaba yaba umujyanja, akamwongera amasezerano kugira ngo ikipe yose imushaka ibe yamugura. Kuko ndahamya ko iyo Maripangu aza kuba afite amasezerano yari furu yuzuye, Rayon Sport sinzi ko ari gukandira kumugura, ntabwo ari kubibasha. Kuko uriya mukinnyi ibyaye byose ntabwo ari kujya munsi ya miliyoni, iyo ziba nkeya ntabwo ari kujya muri miliyoni, munsi ya miliyoni 40. Sinzi ko rero Rayon Sport yavuga iti miliyoni 40 turazitanga ku mukinnyi w'umunyarwanda, byagorana. Kuko bo icyo bafite ni ukuvuga bati twebwe turashaka abakinnyi bo hanze, turashaka abakinnyi b'abanyamahanga, wenda ushobora guhana n'ibihumbi 40, ni byinshi, babonamo umukinnyi ushobora kuza akabakinira neza. So kuza rero kugira ngo bamwatake, nuko ibyo byose babonaga ko yarangije amasezerano, kandi bakabona Maripangu wari umukinnyi bashobora gukenera. So aya makuru rero yaze gutangwa nande, amakuru mfite yatanzwe na Karenzi manager, ubwo ni Karenzi Alex, niwe wabigiyemo, ariko abifatanyamo n'umutaramu wundi w'umunyamakuru, sinjye kubabwira ngo ninde, nibo babigiyemo. Baravuga bati rero reka tugire gute, reka uyu mukinnyi tumugure. Aba rero nibo babyumvishije nibo babyumvishije Muvunyi, begera perezida w'icyubahiro wa Rayon Sport ariwe bwana Muvunyi Paul, baramwereka, baramubwira bati ariko n'ubundi urabizi, ubwo ni Karenzi wabimubwiraga ati nagiye nkuzanira abakinnyi benshi, kandi koko barakoranye ku ngoma yande, ku ngoma ya Muvunyi, niwe wazanye Robertinho, niwe wageza nati yigiye bazanira abantu benshi cyane n'abakinnyi. Aramubwira ati rero urabizi ko twakoranye ku ngoma yawe, n'ubu ndashaka ko dukorana. Muvunyi rero urumva aracyamufitiye icyizere kiracyari cyinshi buri kintu cyose. So yaramwegereye, amwereka ibijyanye na contract ya Maripangu ukuntu ihagaze, ndetse amwereka ko bishoboka byose yuko uyu mukinnyi bashobora kumwibikaho. Ndetse ndabikubwira ko uwo munyamakuru nawe bari kumwe 5 kwa 5, nibo rero babikoze, baca ruhinga buri kintu cyose nibo bagikoze, yaba ari kumvisha Muvunyi, yaba ari kumvisha iki. Nyuma rero baje kongera, hari Muvunyi, hari Tade, hari Gacinya, bari nka 5 na ba Prosper, I think ko bari bahari, ngo baje gukora akanama. Ako kanama rero niho baje kugira gute, niho baje kwigiramo ibyo bintu byose kugira ngo bagire gute, kugira ngo bagure
uyu mukinnyi, ariko birumvikana babanje kwegera Muvunyi baramubwira bamwereka buri kintu cyose 5 kwa 5. Ibyo byose rero byari iki? Navuga ko Muvunyi Karenzi Alex ntabwo ari kumwifasha wenyine, niyo mpamvu yifashije cyangwa yitwaje uwo Mutaramu wundi kugira ngo begerane bose bamwereke cyangwa se bamubwira uburyo bashobora kuba bagura Maripangu kandi gahunda zose zikagira gute, gahunda zose zikagenda neza. Ubwo rero bamugejeho umushinga, Muvunyi aravuga ati ibi bintu birashoboka, ndetse bamwereka ko gahunda ukuntu ihagaze, baramubwira bati uyu muntu numugura gutya, uyu muntu nibigenda gutya, Maripangu azakina hanaha, murabona bihagaze gutya. Rayon Sport nayo ntiyasuyasha kuko Muvunyi ikintu yahise akora, Muvunyi yahise abaza abandi Bataramu, baramubwira bati nibyo uyu mukinnyi Maripangu arakenewe gutya na gutya na gutya, tumugure n'ibiki byose. Kandi koko Maripangu n'umukinnyi hatari. Maripangu ikintu yaburaga gusa, yaburaga kujya mu ikipe ikomeye, ahasigaye inyenyeri ya Maripangu ikigaragaza, ahasigaye ubuhanga bwa Maripangu bukigaragaza, buri kintu cyose. Urumva yakinaga mu ikipe nka Gasogi, ni ikipe ntoya, ni ikipe wavuga itarimo abafana benshi, ariko navuga inahangaha ntihagiye kwerekana iki, ntihagiye kwerekana ubushobozi bwe. So ikintu nakongera nanjye gutangamo umuburo cyane cyane kwa president w'amaklebe, nge navuga kuri Kenisi, sinzi ko namubaraho ikosa cyane. Kenisi yizeye uyu mwana, icyo nzi cyo sinzi ko Kenisi yizeraga ko Maripangu ashobora kuba yamukorera ibintu nk'ibi, ndetse Maripangu nk'umuntu nawe ushobora gutekereza ibyo umuntu yamukoreye, iyo yumva ashaka kugenda ari kuvuga iti Kenisi kubera ibintu yamfashije, kubera ahantu yankuye, reka byibura mubwira nyongerera umwaka, kuko ngiye kugenda byibura ikipe yose ishaka aba yanjyamo amafaranga ya naya, nanjye ngira icyo musigira, asigare yishimye cyane rwose, asigare yishimye, nanjye ngende banyifurize n'umugisha aho nzajya hose ngende. Maripangu nk'umuntu utekereza ibyo Kenisi yamukoreye, nk'umuntu utekereza aho Kenisi yamukuye, kuko mbere yo kumenyana nabo bose Kenisi niwe wamugize uwo ari we, niwe wamubonyera muzana, niwe wagira ikintu cyose cya Maripangu kugeza ageze ahageze. Navuga ni Kenisi niwe bimufashijemo, mishara Yesu yaremuhembye, buri kintu cyose yarakimufashije. Nkeka ko rero kuri Kenisi ibyo yari yarabikoze. So niyo mpamvu mbabwira ntiburi abakinnyi nta rukundo rw'umukinnyi, nta rukundo. Umukinnyi agira gutya akaguta mu ntuza gutya mu mayira abira agahita agenda, nkuba asize icyuho kugira ngo Kenisi ashakisha undi mukinnyi w'umuhanga ndetse unamurusha ushobora kuba yamusimbura. Ni ibintu bigiye kumutwara igihe. So igihari rero ni iki? Ubwo mumenye ko abavugaga ngo ariko ngo biracyaraha ngo araseze, ntago bikiri ibanga. Tayari ku makuru mfite, ku munsi w'ejo yamaze gushyiraho umukono ku masezerano, tayari byararangiye, yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ndetse buri kintu cyose cyamaze kwemeza. Ibisigaye ni amafaranga azabona abagiye babikora bose, bagiye ba Karenzi manager we Karenzi Alex, Maripangu nawe ibyo azabona, buri kintu cyose mbese bamaze kubisotinga, byarangiye tayari kila kitu. Navuga inti rero ba perezida, nongere mbabwire Kenisi bicyo cyizere cyo guha umukinnyi burya ameze nk'inkumi. Kwiringira inkumi mu nzu biragatsindwa n'Imana. Wiringira umukobwa ukavuga uti uyu mukobwa bimeze gutya na gutya, ariko final ukajya kubona ukabona birarangiye. Kwiringira umukinnyi ni nko kwiringira inkumi. Kwiringira umukinnyi ni nko kwiringira kw'imvura izagwa, urategereza ugahinga bikumira mu murima. Umukinnyi ugomba kumukanika nawe, umukinnyi ugomba kumutegurira amasezerano hakiri kare, yakwanga ukabona ko harimo ini kauda. Uyu mukinnyi akigaruka Kenisi wagombaga kumwataka ukamubwira uti ngaya. Ariko nanone kurenganya Kenisi ntibyakunda, ahubwo narenganya aba manager. Navuga ni sometime hari igihe abantu bagira inda n'inzara, ugasanga umuntu yikomanyirije ahantu hamwe na hamwe. Ubu se wambwira ngo Karenzi Alex manager yazongera kujya kubwira Kenisi iki ngo nkuzanire umukinnyi n'iki byose? Urumva ko biriya byo gupotosha abakinnyi nabyo sibyo. Niba yarazi contract y'ukuntu iteye, akabazi buri kintu cyose ukuntu kimeze, akajya gupotosha umukinnyi akamubwira ati tugende,
urumva kandi n'abamugiriye inama zo kujya muri Rayon Sport kuko amakuru mfite niwe wegereye Bamuvunyi aravuga ati nyamara uyu mukinnyi mwamubona uyu mukinnyi bihagaze gutya na gutya dore kontra y'ukuntu imeze kuko arayikurikiranaga ubuzima bwa buri munsi. So navuga ku ikipe ya Rayon Sport ibonye umukinnyi mwiza, ariko ku rundi ruhande isize ikipe bakuyemo umukinnyi ntabwo aje navuga nti ntabwo aje mu nzira iriyo, ntabwo aje ikipe ibishaka, ntabwo ikipe yigeze imurekura ngo agire guturumva haracyarimo rwaruntu rwo gutayiminga. Ibi rero nta yindi kipe ibikorana nayo babwiye abataramu baje aho babazi ahantu hose bafite abareyo. Umurera hagira akavuga ati dore uyu mukinnyi uyu n'uyu ati bwana perezida mwitonde arabura amezi 6 mube musinyishije pre contract na agira gutya mumuzane ama equipe agomba kuba maso. Ndababwiye ibi ngibi aba basaza barabizi cyane, umuntu bitagacinye ibyo ni ibintu bye kandi abani bakangwa. Ariko se murambwira ngo Gasogi barayitinya baraguze muri APR, ntimubyibuka batwara Bayanike Mukunzi ndetse na Rwatubyaye Abdul, nyuma bakaza no kumvisha Rutanga bakamupotosha bakamutwara, ntimubyibuka. Nta wundi wabikoraga n'aba bagabo bakuriwe na Gacinya Deni Chance bahageze ro bagarutse. Baperezida w'amaklebe mugomba kuba conjo, mugomba kuba maso, abakinnyi mugatangira kubongerera hakiri kare cyane rwose. Ariko ubu gushoboka simbizi ko byakunda kuko icyo gihe amakuru nari mfite no kugira ngo Bayanike bagende ntacyo batari barakoze ko ndibuka. Bo hari amafaranga bashakaga y'urugero runaka kuko icyo gihe bashakaga miliyoni 12 bo bagahabwa 6. Icyo gihe bakabwirwa ko ari abana b'ikipe bakuriye mu ikipe batagomba guhabwa recruitment nk'abandi bakinnyi. So Rwatubyaye rero baje gufata icyemezo baravuga ati nibishoboka kuko natwe tumaze gukura iyo recruitment tuyibonye ko Rayon Sport nka Rwatubyaye bamuhaga miliyoni 14. Icyo gihe hari kera zari nyinshi, kavuga ati niba bankubita 14 ko ndibuka ko Yannick ashobora kuba yaraguzwe miliyoni 13. Kuri 6 rero urumva zingahe 7 ni nka 10 na zingahe hararengaho nyinshi ahubwo ko bahaga 6 10 na ni nyinshi. Urumva harengagaho hafi miliyoni nk'ikenda. Bakavuga bati rero natwe ibyo bintu ntabwo dushobora kugira gute, ntidushobora kubyemera ko natwe amafaranga turayakeneye. Icyo gihe rero hari bitaragenze neza cyane cyane uko babonaga ko bidashobora gushoboka ko hari ikipe ishobora kwigondera kugura muri APR. Ariko Gacinya yaje kugira gutya bapotosha abana baragenda bakuraho amatelefone bagira gute barabasinyisha, kandi ntacyo byaje gutanga kuko aba bataramubaze gusinya nyine gahunda zose zicamo kandi birarangira. Nabwo rero bagarutse usibye na Gasogi batwaye umukinnyi hari n'izindi kipe zizarira. Ndabibabwiye rero abakinnyi niba basigaje igihe gito mubegere mubongera amasezerano. Ubwo rero navugaga ntibyarangiye bareyo Maripangu tayari muraza kumubona nk'umukinnyi wanyu. Ubwo sinzi igihe azatangira ariko ngira ngo ashobore kuba yatangira mu kwezi kwa mbere akina nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Kude chapeau kuri Muvunyi, navuga ntiyatangiye. Amafaranga yose Taslim yatanzwe n'uwo bita Muvunyi Paul akaba ari we wamaze kubirangiza. Murumva rero ko ari uko bihagaze ku ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma twongera tugaruka rero bafana b'ikipe ya APR, nongera kubabwira dufite match itoroshye, ni match AS Kigali. Iyi match izaba ku cyumweru. Nababwiye nti rero nyamuneka ntimuzabure stade, mugomba kuza mukayipfuka mukayuzuza 5 kwa 5. Stade ikaba yuzuye no hejuru. Mugomba rero kuba muhari kugira ngo tuze gufana ikipe yacu. Icyonzi cyo AS Kigali harya ngo yigiza kara hakajye ngo ntago ngo duheruka kuyitsinda. Iyi rero niyo zamu yayo kurya ibitego itapigwa. Nayo nabibabwiye kuri iyi match, ndababwira ni ikipe ya APR ubu ngubu nta bintu byo gutakaza bihari. Ubu ni ugukubita ibirarane byose turabanza dupangura dushyira pembeni, nta bindi byo kuvuga. Ikipe yose iza mu nzira turakubita twebwe dukuraho. So bafana rero mugomba kuza muri benshi tukazaba twuzuye stade tukaza gufana ikipe yacu. Ni yacu tugomba kuyiba inyuma, hanyuma tukareba uburyo ikipe yacu yagenda ndetse tugatwara iki gikombe ndetse n'igikombe cy'amahoro. Intego yacu no gutwara ibikombe ibi bibiri kandi tugomba kubitwara uyu mwaka, tugomba kubitwara kuko abinakeza tugomba kubijyana. Nuko rero bihagaze, reka mbashimire nimukore subscribe, mukomeze mukore subscribe cyane cyane kuri Bruno Taifa TV. Ni TV yanyu banyarwanda kazi, ni yanyu, nimukoreho kabisa, hanyuma dukomeze tujye tubana ku miripuko